Ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka 2025 habaye igitangaza gikomeye cyane nyamara kitavuzweho rumwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe bataya n'amashusho ya fake, abandi batinya nyamara Imana ikora ibyayo mu kurinda abantu bayo. Iyi video yakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga igaragaza intare ishonje yihumuriza ku mugabo wari uryamye ku muhanda ikamucaho nk'aho inyuze ku ibuye nta no kumurya urwara. Amakuru ahari ngo nuko ibi byabereye mu gace ko mu Buhinde kitwa Gujarat, n'ubundi kazwiho kugira intare ziva muri pariki kegereye zigasagarira abaturage. Abahanga mu bijyanye no gusesengura ubuziranenge bw'amashusho afatwa na kamera bagaragaje ko iyi video yakozwe hifashishije ubwenge buhangano buzwi nka AI cyangwa se Artificial Intelligence mu magambo arambuye. Ntabwo bapfuye gutangaza ibyo gusa nta gihamya, ahubwo batanze ibimenyetso tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro turaza no kureba ibijyanye n'ubutumwa Platini yagenewe n'uwitwa Clement uzwi nk'umugabo cyangwa se umufasha wa Knowless. Ibi kandi byo birafite aho bihuriye n'ingingo y'ubwenge buhangano. Ikiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi ngitwa Nsengiyumva Olivier. Bahaye ikaze. Ikimenyetso cya mbere, izina riri ku cyapa cy'iduka rigaragara ntabwo rifite ibisobanuro mu rurimi runaka urwo ari rwose. Mu yandi magambo, inyuguti ziri kuri iki cyapa ntabwo zishobora gukorerwa translation iyo ari yo yose cyangwa se gusobanurwa mu rurimi rwa rwose. Iki ni ikimenyetso cy'uko AI idashobora gukora inyuguti zifatika neza. AI ishobora gukora inyuguti zigaragara ariko zidafite ubusobanuro. Ikimenyetso cya kabiri, amakosa mu rumuri. Bigaragara ko umugabo uryamye afite igicucucu kimwe n'intare ikagira kimwe, nyamara byagera ku ipoto riri hirya bikagaragara ko ryo rifite ibicucucu bibiri. AI generated videos cyangwa se video zakozwe hifashishije ubwenge buhangano ntabwo zihuriza ku bimenyetso byose nko kugaruka k'urumuri, ibyo bita reflection, ibicucucu bizwi nka shadows, no kumurika, ibyo bita lighting. Ikimenyetso cya gatatu, imikoreshereze idasanzwe ya kamera. AI ishobora gukora amashusho ya kamera akeye ku buryo utapfa kuyatandukanya n'aya CCTV cameras zisanzwe. Gusa ihura n'ikibazo cyo kutaguma hamwe kw'amashusho bizwi nka camera stability, ndetse n'ikibazo cyo kudakesha amashusho neza bizwi nka smoothness. Tukivuga kuri iyi video zikorwa hifashishije ubwenge buhangano, reka tuvuge ku nkuru dukesha inyarwanda.com ivuga ko Clement yakebuye Platini wagaragaje Knowless na Safi mu ndirimbo ye yise 2009. Clement yakebuye Platini wagaragaje Knowless na Safi mu ndirimbo ye. Umujyanama w'umuhanzikazi Butera Knowless Ishimwe Karake Clement yanenze Platini Nemeye uzwi nka Platini P ku mashusho y'indirimbo ye nshya yise 2009 agaragaramo abahuze mu rukundo Safi Madiba na Knowless, byakozwe hifashishwa ikoranabuhanga. Iyi ndirimbo yashyizwe hanze mu ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki ya 6 Kamena mu mwaka wa 2025. Ikaba ari imwe mu mishinga Platini amaze igihe kinini ategura, dore ko yayisoje mu mpera z'umwaka wa 2024 ubwo yiteguraga kuririmba mu gitaramo Davis D yakoreye mu rwego rwo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. 2009 ni indirimbo ifite isura yihariye, aho Platini asubiza amaso inyuma akavuga ku rugendo rw'umuziki, gucika intege kwa bamwe mu bamubaye hafi n'uko yagiye ahagarikwa na byinshi mu buzima. Muri iyi ndirimbo yumvikana avuga ku gutandukana kwe na mugenzi we TMC babanaga mu itsinda rya Dream Boys, no ku bandi bantu bamuhaye icyizere barimo Ishimwe Clement, Lick n'abandi. Mu gusoza iyi ndirimbo, Platini agaragaza amashusho yahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga y'abantu bamaze igihe bavugwa mu mwuka mubi, abashyira hamwe nk'ubutumwa bwo gushishikariza abantu kwiyunga no kurenga amateka atari meza. Muri ayo mashusho harimo Bruce Melody na The Ben bahoberana, Riderman na Neg G, The General basuhuzanya, ndetse na Safi Madiba agaragara ahoberanye na Knowless Butera, umwe mu bo bakundanye igihe kirekire. Aya mashusho agaragaza Safi Madiba ahoberana na Knowless yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, aho Ishimwe Clement umugabo wa Butera Knowless akanamubera n'umujyanama mu muziki yagaragaje ko atabyishimiye. Abinyujije kuri konte ye ya Instagram yanditse ubutumwa bugufi agira ati warenze umurongo nshuti. Clement ashobora kuba atarishimiye ko umugore we agaragazwa mu mashusho agarura ku mugaragaro amateka y'urukundo rwe rwa kera, mu gihe we na Knowless bamaze imyaka 8 bubatse urugo. Ibi kandi bije mu gihe Safi Madiba aherutse kugaragaza ko yamaze kubona umukunzi mushya, ibintu benshi bafashe nk'aho ayo mashusho atarakenewe.
Ishimwe Clement yabwiye Platini P ko yarenze umurongo nyuma yo kugaragaza Safi Madiba ahobera na Butera Knowless. Platini P yasohoye indirimbo mu rwego rwo gushimangira ibyiza n'ibibi byaranze urugendo rwe mu muziki. Ni munyemera ikiganiro tugisoreza aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Naho ubutaha.